ngo wiri gusambana aje kubarana nawe. Wabyanga utabyemera, wabwumva utabwumva. Narabihanuye mu mezi anashize ngo insengero zigiye gufungwa, murabipinga, none byarasohoye. Icyo kiganiro kirahari. None ngo hari n'ibindi bigiye kuza sha, mwajya ngo muzaca abahanuzi, ntacyo muzatugira. Ruri kuvugana namwe iravuga ngo niyumva ijambo riguhindure, were guhindurwa n'abantu, ahubwo hindurwa n'ijambo. Haleluya. Kuko umuntu ufite ijambo muri we, uwo muntu ngo yageze mu gikombe cyitwa baka bagihindura icy'amasoko. Iyo ageze mu magambo ari kuvuga urwambo ngo nukuri ngo aruca amazi, mwambwiye imodoka, Imana yambwiye nibyo rari mufite gusa, ntabwo murarikiye kujya mu ijuru, murarari mujya guse. Muri abakristo bo mu nsengero, ntabwo muri abakristo bajya mu ijuru. Muri abakristo bo mu nsengero, ntabwo muri aba bajya mu ijuru. Cyakora wanditse mu gitabo cya pasiteri wiwanye kuri umupasiteri, ariko kuri umukristo, ariko ijuru uzaryumva mu matangazo. Bari bafite n'imisatsi myiza, bazi gukora na make up, ariko bari rusororo bashyinguyeyo. Isumba byose nge n'umunyantege nke, muri sikondo umwimukira ntagufite nagera he. Unjya imbere mbere ingabo inkingira, Turabashuje abakunzi b'Umuremyi TV, mukande subscribe, ibiganiro byose muzajya mubigezwaho, like, comment. Turabakunda cyane abanyarwanda, turabakunda abadiaspora, turabakunda. Turabashuhuje cyane. Ferdinand, amakuru Ni meza, ndashima Imana. Iminsi myinshi Turashima iyera, ikomeje kuturinda, ikomeje kutuba hafi. Ndashima Imana ko twongeye kugaruka kuri iyi channel tuvuga ubutumwa bwiza nk'uko Imana yabudutumye. Murakoze cyane rero. Buriya tugiye kubanza dusenga Imana. Burya iyo umuntu avuga ijambo ry'Imana utangira usenga Imana kugira ngo Imana ibane natwe muri iki kiganiro. Ni karibu rero. Mana data twese uri mu ijuru, uri Imana ikomeye, uri Imana ishoboye byose, uri Imana ivuga bikabategeka bigakomera. Ni wowe twizeye kandi nukuri ni wowe duhanze amaso. Muri aka kanya ngushimiye kurinda kwa gukomeye, ngushimiye ko Imana ivuga bikaba, ndagushimiye ko umpaye umwanya kugira ngo nongere ngaruke mvuga ubutumwa bwiza. Ayiwe Mana nuhabwe icyubahiro data wa twese mwiza, ndakwinginze Mana nziza, reka utugotesha amababa yawe. Ineza y'ijuru ni tugote, tubanje guheza imbaraga z'abazimu, tubanje guheza imbaraga z'abarozi, tubanje guheza imbaraga z'ikuzimu, zose turazifungiranira ikuzimu. Muri aka kanya amavuta y'Uwiteka namanuke, kandi data wa twese ntaba ari nge, ntaba ari twe, Uwiteka Mwami aba ari wowe ukora muri iki kiganiro. Data wa twese makuvuga ibikwiriye, makuvuga ubutumwa, reka nkubere icyombo mbokeremo, reka nkubere mikoro nawe urangurura uvuge nyagora ku ngoma, nanjye mbagasambika ukandagiraho nyagora ku ngoma. Ngabo bana nanjye kandi unkomeze amavuta yawe aganze, kandi data wa twese nyiringabo abamarayika b'ijuru aribo bangota. Ni ukuri data wa twese nsengeye n'abadukurikiye bose, abo ngabo nabo data ubamanureho imbaraga zawe, urwaye umukize, ufite intambara zimurwanirire, kubera ko data ari wowe uturwanira intambara. Jambo ryawe riramubwira ngo uzatanga ingabo nyinshi zipfe ku bwacu. Nyagora ku ngoma rero, gira ingabo nyinshi zipfa kw'aba bantu, gira ingabo nyinshi zipfa kuri uyu muntu ufite ikibazo, gira ingabo nyinshi zipfe kuri uyu muntu wabaye paralize, gira ingabo nyinshi zipfe kuri aba bantu bari mu bitaro, gira ingabo nyinshi zipfe ku bantu bose bafite imitima ihangayitse. Yego Mana, uri Imana ikomeye, ni wowe twiringiye, nkokomeza uhanga amaso ku buzima bwacu, ntudusiga ntuduhane mu izina ryawe Yesu Kristo. Urakoze, amen. Murakoze. Mbere na mbere mbanje kubasuhuza kandi ndabashimiye kubwo kudutumira. Imana ibaha umugisha. Muri aka kanya Imana iduhaye ubutumwa bugira turasanga muri Matayo ibice 7
umurongo wa 24 havuga ngo nuko umuntu wese wumva ayo magambo yanjye akayakomeza azaba nk'umunyabwenge wubatse inzu ye ku rutare. Imvura iragwa, imivu iratemba, umuyaga urahuha, byose byikubita kuri iyo nzu, ntiyagwa kuko yari ishinzwe ku rutare. Kandi umuntu wese wumva ayo magambo yanjye ntayakomeze azaba nk'umupfapfa wubatse inzu ye ku musenyi. Imvura iragwa, imivu iratemba, umuyaga urahuha, byose byikubita kuri ya nzu, iragwa, kandi kugwa kwayo kwabaye kunini. Imana ishimwe cyane. Amen. Murakoze kumva ijambo ry'Imana. Muri aka kanya Imana idutumye ubutumwa buvuga ngo abantu bumvishe ijambo ariko ijambo ryaguye banze kurikomeza. Hari ingaruka zihari zo kugira ngo umuntu yumve ijambo kandi ntarikomeze. Bibiliya ivuze iki? Iravuze ngo nukuri iyo wumvishe ijambo nturikomeze ngo umeze nk'umuntu wubatse inzu mu manegeka. Mumeze nk'umuntu wubatse inzu mu manegeka. Ayo manegeka ngo imivu yije cyangwa imvura ikagwa, inkangu irakusha umuri gaterera epfiriye. Ariko umuntu wumvishe ijambo ngo akarikomeza ngo ameze nk'umuntu wubatse inzu ku mudugudu wera, ameze nk'umuntu wubatse inzu ku rutare. Ngo imivu yije ngo iraza ikamanuka igasanga inzu yubatswe. Haleluya. Imana rero idufashe twumve ijambo kandi turikomeje. Abanyarwanda dufite ikibazo giteye gutya, dusigaye twumva ibintu tukavuga ngo niba abateka mutwe, ariko igihe kiraje kandi kirasohoye. Twahanuye tubabwira ngo insengero zirafunze, murabisuzugura, murabana niba abahanuzi bateka mutwe, ariko birinze bibasohoreraho. Nuko Satani yabateje kubona ko abahanuzi ari abanyabinyoma kugira ngo nimukajye mukurikira ubutumwa bwiza. Ariko icyo Uwiteka ntumye muri aka kanya no kugira ngo mbabwire ngo mwere kujya upinga ibintu byose ubonye byose, kuko Imana ishaka ari kigushakaho muri ibi bihe. Amen. Twajyaga tubabwira ngo nukuri Imana iraje mukabisuzugura, ariko ndagira ngo nkubwire ngo niba usoma ijambo, niba wumva ijambo ryuze, Imana ivuga iki? Iravuga ngo nimureke ibyaha, iravuga ngo nimureke amagambo, iravuga ngo nimureke ishari, iravuga ngo nimureke amatiku. Imana iri kuvugana namwe, iravuga ngo niwumva ijambo riguhindure, were guhindurwa n'abantu ahubwo hindurwa n'ijambo. Haleluya. Kuko umuntu ufite ijambo muri we, uwo muntu ngo yageze mu gikombe cyitwa baka bagihindura icy'amasoko. Iyo ageze mu magambo ari kuvuga urwambo ngo nukuri ngo aruca amazi ngo agakomeza akendereya akavuga ngo matundo yikomere. Reka mbabwire, umukristo wa nyawe uzi ijambo, umukristo wa nyawe wumviye ijambo, uwo nguwo arahagarara akarwana urugamba. Urugamba ntabwo baruhunga, urugamba bararurwana. Ndagira ngo mbabwire bakristo mwese, mureke twe guhunga urugamba. Haleluya. Twe guhunga urugamba, mureke ahubwo turwane. Bibiri ivuga iki? Iravuga ngo tukiri mu isi dufashe igihe mu ntambara. Izi ntambara turi kurwana nta makuba n'ibyago turi gucamo, ariko Uwiteka avuganye natwe muri aka kanya ngo azajya dukiza muri byose. Yego. Imana ishimwe cyane. Amen. Ngo nitwubake, ngo twumve ijambo kandi turikomeze. Ikibazo gihari ni iki? Nuko twumva amagambo tukayasuzugura. Bibiliya twayiciye amazi, benshi barazihunitse zaje imikungugu, benshi barazitanyura, benshi bazandikamo ibyo babonye. Ariko najya nkubwire, uko watangiye iyo Bibiliya niko nawe ugiye guhura n'ibyago. Uko wabitse iyo Bibiliya nawe wabitse imigisha yawe. Nakitandole bonesta. Niyo mpamvu ibibazo biza ugasakuza. Reka nkubwire ibindi bintu. Ngewe Imana yarambwiye ngo ndi umuhanuzi, ariko ndi umuhanuzi witwa Mekaya. Mpanura ibintu bikakaye, ntabwo ntinya. Niba urupfu rwanjye ruri mu guhanura, nibyo nzapfiramo.
kuko Imana nyikorera ntacyo naka abantu. Imana nyikorera nta muntu ngize ibyo naka. Niyo umpamagaye ngo ngusengere njyewe shongora nuko gusengera ntabwo ntegetswe kukwaka ayo mafaranga. Ayo mafaranga niyo wagihorera gusa uyampaye ntabwo nayanga, ariko ntabwo nakwaka amafaranga ngo ngusengere. Kuyamba ntabwo ngwatsa amafaranga, ariko icyo bivuze ni iki? Icyo Imana yantumye ni ukuvuga ubutumwa bwiza. Ntabwo yigeze intuma kwaka amafaranga. Ubutumwa bwiza ni ubuhe? Ni ubuhindura. Reka ibyaha byawe, reka ayo magambo, reka iryo shari, reka ubwo busambanyi. Iyo abagore mwirirwa muca abagabo banyu inyuma, abagabo mwirirwa muca abagore banyu inyuma, mwarangiza ukajya kuririmba muri korari. Imana ije kubakoza isoni nimudahinduka. Imana ije kubakoza isoni. Murabona Imana nubwo ifunze isengero, igiye kuva mu gufunga isengero, igiye gukora umukwabo mu bakristo. Kuko abakristo mwanze guhindukira Imana, muraririmbira mukaririmbira ku binyoma, muraririmbira mukaririmbira ku moko, muraririmbira mukaririmbira ku nzangano, muraririmbira tangone starabo. Imana ishimwe nimudahinduka. Uwiteka niko avugana namwe, nimuhinduke. Icyo Imana ishaka, irashaka ko muhinduka mugasaba Imana imbabazi. Imana izabagirira neza. Amen. Umugisha uzava mu gusaba imbabazi, umugisha uzava mu kumvira Imana. Ijambo ry'Imana riravuga ngo abavuga ngo mwami mwami ntabwo ari bwo bazajya mu ijuru. Abazajya mu ijuru n'aba ngaba ni abantu ngo bakora ibyo Data wo mu ijuru ashaka. None se wigeze wumvamo umuhanuzi? Wigeze wumvamo njyaho umuvugabutumwa? Wigeze wumvamo umupasitori? Ni ukora ibyo Data wo mu ijuru ashaka. Amen. Ndababwiza ukuri nintangiza nigendere. Ntabwo ndi iwanyu, ntabwo ndi gusabiriza, nanze kumvira Imana, ariko Uwiteka araje. Ibyo bintu byanyu mwihaye musuzugura ijambo ry'Imana, mwaryumva mutaryumva. Uwiteka aze kubarana namwe. Wowe wiri gusambana aje kubarana nawe. Wabyanga utabyemera, wabwumva utabwumva. Narabihanuye mu mezi anashize ngo insengero zigiye gufungwa, murabipinga, none byarasohoye. Icyo kiganiro kirahari. None ngo hari n'ibindi bigiye kuza sha, mwajya ngo muzaca abahanuzi, ntacyo muzatugira. Urumva? Uzamfunga ningera muri gereza mpanuriremo. Urumva? Muzanyica n'ubundi umwana wanjye azasigara hanura. Ngewe mbyara umuhanuzi. Imana ishimwe cyane. N'umugore wanjye Imana yamucishamo agahanura yasigaye. Bivuze ngo twe Yosuwa yigeze avuga ngo nge n'inzu yanjye tuzakorera Uwiteka. Niyo mpamvu nanjye n'inzu yanjye tuzakorera Uwiteka. Nzabyara umuhanuzi, nabyaye umuhanuzi, nashatse umuhanuzi. Twebwe turi abahanuzi, turi abavuga butumwa. Icyo Imana idushireho yadusigiye ikereti. Vuko Pawulo yabwiye Tito, aramubwira ngo icyo Imana igusigiye ikereti ni iki ngiki, kugira ngo utunganye bidatunganye. Ariko se urabitunganya uri umunyeshyari? Urabitunganya ukunda amafaranga? Urabitunganya wishyira hejuru ngo uri umugore w'igishongore, ngo ufite ubwiza budasanzwe? Uzagenda ugere Rusororo ureba abantu b'abagore beza bari bafite n'imisatsi myiza bazi gukora na make up, ariko bari Rusororo bashyinguyeyo. Ejo bundi nawe uzapfa. Cyo mwihaye mukorera Imana. Iki ni cyo gihe cyo gukorera Imana, iki ni cyo gihe cyo kubaha Imana, iki ni cyo gihe cyo tangone stabo. Abapasiteri mwari mwarihaye kwiba abantu, nimukita ku ntama, ubu mukita ku mafaranga. Uwiteka arabaziye. Njye mfite umujinya n'agahinda, kuko twabwiye abantu, tubabwiza ukuri, baranga, ahubwo bari kwemera ibinyoba. Umuntu akabatuburira bakaba ari we bemera. Ndababaye. Umujinya mfite ntabwo ari uw'ikindi, nuko tuvuga ubutumwa abantu bakavuga ngo turi kubateka umutwe, bakanunga kumva. Kandi ejo bundi nupfa uzasanga uri kuvuga ngo uzasanga uri kugera mu ijuru, ngo Imana ugeze mu rubanza ugasanga uhuye n'ibibazo, waranyanga iyo menye, kuko hazabaho kwicuza. Twese tuzaca imbere y'intebe y'Imana, imbere yayo. Impamvu uvuga ubutumwa, ngewe ubutumwa nzakwe mu kanwa kanjye ntihazigera havamo ubutumwa bwiza butari ubwo kwihana. Nutihana uzapfa. Bibiliya ivuga iki? Nutabyiye umunyabyaha ko azapfa, amaraso ye azayabazwa. Ngewe nkarabiye imbere yanyu, nababwiye kwihana, n'ubu ndacyavuga kwihana. Umuntu utazumva ijambo kwihana ngo yature yange icyaha, atinye icyaha, niyisa nacyo. Icyo mbabwira ni iki? Umwuka w'Imana ari muri nge, ngenda bizi neza, kuko ntabwo
ntabwo umwuka wa satani ntabwo ajya aba mu muntu uvuga ngo ubwira abantu ngo yihane. Hoya arababwira ngo igitangaza muragitahanye kandi mukamuha amafaranga. Arababwira ngo ni ukuri ngo Imana iguhaye imodoka mukagitaha. Nta muntu ukirarikira kujya mu ijuru, ahubwo ararikira amasezerano Imana yamubwiye. Akabanga Imana ngo we ngo Imana yambwiye imodoka, Imana yambwiye imodoka, Imana yambwiye. Nibyo rari mufite gusa, ntabwo murarikiye kujya mu ijuru. Mujya gusenya. Muri abakristo bo mu nsengero, ntabwo muri abakristo bajya mu ijuru. Muri abakristo bo mu nsengero, ntabwo muri aba bajya mu ijuru. Cyakora wanditse mu gitabo cya pasiteri wiwanye kuri umupasiteri, ariko kuri umukristo, ariko ijuru uzaryumva mu matangazo. Ijuru uzaribona abandi barijyamo, kubera ko wanze kumvira Imana. Ntabwo ntera ubwoba. Ijambo ry'Imana riri kiriya. Nta n'igihe nzigera na rimwe mbwira abantu ibintu bitari ijambo ry'Imana. Ubuhanuzi bwuzuye hano, nzajya nza mbahanurire. Ndi umuhanuzi Uwiteka yemera, na kandi n'Imana iranyemera, kandi na Satani akantinya. Satani ndabizi neza ko antinya, niyo mpamvu ngendaho ku manywa n'ijoro. Nawe rero nzaza nkubwire ngo wihane, uzanga kubireba. Niyo bareba ari babiri, niyo bareba ari 10, ariko icyo nzi cyo ni uko Uwiteka avuganye natwe aya magambo. Mwubake inzu zanyu kuki ku rutare, mwe kubaka ku misenyi. Benshi bazubakiye ku matriku, benshi hoya. Ntabwo Imana ibishaka. Oya, ntabwo Imana ibishaka. Musase, mushyire hasi, mwemere ko Uwiteka ari we Mana, mwemere ko Uwiteka ari ushoboye byose. Imana ni ikishaka nuko tuvuga ubutumwa tweruye. Nanjye rero Uwiteka ankojeje ikara ryaka ku munwa kugira ngo mbwiraze abantu ukuri. yego. Iki ni cyo gihe kandi kirasohoye ngo tubwize abantu ko nibadakizwa bagiye gupfa. Kandi murakoze. Yego, murakoze cyane. Senga Imana noneho dusoze. Mana data wa twese uri mu ijuru, uri Imana nziza, uri rubasha ntawera nkawe. Ndagushimiye ko utumye ntambutse ijambo ryawe, si ku bwanjye, si ku bushake bwanjye. Ndakwinginze iri jambo ryo rizengurutse ku isi hose, kandi guhera uyu munsi iki kiganiro nirivuga butumwa ryamamara ahantu hose kandi rirebwe mu buryo budasanzwe. Ndasenze nsengera kwamamaza, ndasengeye ngo iyicano uyamamaze kandi ugeze kure. Ndasenze ngo izamure mu kanya gato mu izina rya Yesu Kristo muri aya mavuta mpagazemo, nkamwe Eliya yarahagazemo niyo mpagazemo. Ndasenze Uwiteka Mwami Imana uyuzamure kuri data twese mwiza. Ndasenze mpagaze mu tware mpabwa n'Imana kugira ngo wiheshe icyubahiro. Umuntu wese wumvise iri jambo rikatuma aca bugufi, mushabiye imbabazi kandi Uwiteka umuhimbaraga zo gukomeza kunesha icyaha. N'abandi bose banze kumva ubagirira imbabazi kandi ubazane mu ngoro yawe mu izina rya Yesu Kristo. Urakoze. Nimero yanjye ni 0788 970 0831. Nimero yanjye ni 0788 970 0831. Murakoze. Murakoze.